yanjye nitwa Ishimwe Divine, ndi umunyarwandakazi, mfite imyaka 18 y'amavuko, ndangije mu ishami ry'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi muri King David Academy. Murakoze. Urasubiza muri rurimi Cyongereza. Could you tell me what do you understand by the term women emancipation? Women emancipation is when women are given rights to participate in a country's development, and they are given equal rights as men do. For example, I can say that one started in France, and women were given rights to, they were revolting to get the rights that men also have. So to me, women emancipation is when women are given rights to do everything in the society. Thank you. Ngize amatsiko yo kukubaza, numara gukura cyangwa kwigira imbere cyangwa wenda binari hafi uzubaka umuryango. Yego. Kurubyiruko muri iyi minsi ruri gutaka ko ikibazo cy'inkwano ari ikibazo gikomeye kiri gutuma abantu batarongora cyangwa badashyira mu mago. Ababyeyi ariko bamwe bakajya batubwira ati inkwano si ikiguzi ni urwibutso. We kuri wowe ubona agaciro k'inkwano ari akahe nk'umuntu wize amateka? Ururi mushatsi Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda byose ndabyumva. Ndakoresha Ikinyarwanda. Murakoze cyane. Inkwano ku giti cyanjye mbona ari ingenzi kubera ko nk'umwana w'umukobwa ugomba gukwa n'ikikwerekana ko iwanyu bagutanze wari uw'agaciro kuri bo. Ngiye ku giti cyanjye mbona inkwano atari ikintu cyarekwa, ahubwo inkwano igomba kugumaho kuko ni agaciro k'umukobwa. Murakoze. Divine rero nkurikije uburyo yasubije yaba ikiganiro yagiranye na Miss Jolie n'uburyo aganiriye na Dr. Higiro ndamuha yes. Mutesi Jolie. Ndaguha yes.